Bismillahirrahmanirrahim. Umudawati ryahamye. Bilal. Me? You have a good voice, use it. Climb up there. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Amahoro y'Imana abane namwe bavandimwe nshuti dusangiye kuri uru rubuga kandi n'abantu bakunda Imana mwese ndabaramukije. Abatubona abadukunda nagira ngo rero uyu munsi tuze kuganira utumire abavandimwe bawe mwegere kuri televiziyo zanyu cyangwa se mwegere ku matelefone yanyu no ku ma laptop kugira ngo tuganire. Uyu munsi ndagira ngo nje gusubiza cya kibazo wa muvandimwe yarambajije ati ko Yesu Kristo ko yakoze ibitangaza byinshi, ese ni ibihe bitangaza intumwa y'Imana Muhammadi Imana Muhammad umugisha yaba yarakoze? Uyu munsi rero igisubizo cyawe nakizanye humura, ndagira ngo ukirebe neza utege amatwi wumve, tugiye kuganira ko bimwe mu bitangaza intumwa y'Imana Muhammadi Imana Muhammad umugisha yaba yarakoze. Ese ibi bitangaza intumwa y'Imana yaba yarakoze ibihe? Ibitangaza intumwa y'Imana yaba yarakoze, yakoze ibitangaza byinshi cyane bigeze mu bitangaza 21, ariko umunsi turavuga bimwe muri byo, wenda tuvuge kimwe cya kabiri cyangwa se twavuga bingahe biraba bibaye. Cyambere rero intumwa y'Imana, imwe muri icyo gitangaza icyambere kuvura. Intumwa y'Imana Muhammadi Imana Muhammad umugisha bamuzaniye umwana afite ikibazo, afite uburwayi, ariko intumwa y'Imana imuvura ikoresheje amacanshwe yayo. Umwana baramuzanye yarwaye, yanegekaye, afite ikibazo gikomeye cyane, ariko intumwa y'Imana iramwegera imukozaho amacanshwe yayo, umwana agira gute? Umwana arakira. Cyo igitangaza cya mbere. Igitangaza cya kabiri gutubura ibyo kurya. Bimwe bavuga ngo Yesu yazanye umugati, amaze kuzana umugati awutuburira abantu, n'intumwa y'Imana yarabikoze, ariko intumwa y'Imana yatubuye ibyo kurya byari bike cyane ku masahani, bike cyane, ariko intumwa y'Imana itubura icyo kurya. Imaze gutubura icyo kurya bihinduka ibyo kurya bihinduka byinshi, abantu bari aho ngaho bararya barahaga. Urumva ko aho ngaho intumwa y'Imana icyo ni ikindi gitangaza cya kabiri yakoze. Gitangaza cya gatatu, ingamiya. Gitangaza cya gatatu, ingamiya kumwubamira. Ingamiya yaraje imugeze imbere, kandi ari igikoko, kandi ari inyamaswa. Ingamiya iramwubamira kubera ko ari intumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Cyo nacyo ni ikindi gitangaza, ingamiya kumwubamira, ndetse no ingamiya kumutekerereza no kumuregera bimwe mu bibazo iyo ngamiya yarigize gute yari ifite. Rero ingamiya kumuregera ndetse no kumwubamira, icyo gihe ni igitangaza cyaranzwe n'intumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Tangaza cya kane intumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yakoze igiti guhinduka. Igiti urakibona, inkoni kuba cyari mu ntoki ze cyarangiza kigahinduka umuhoro. Allahu Akbar, Mana niyo nkuru. Igiti kuba kiri mu ntoki ze cyarangiza kigahinduka umuhoro, icyo ni igitangaza intumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yakoze. Cya gatanu, intumwa y'Imana yasabaga imvura. Igihe imvura ntayo, igihe imvura yabuze, intumwa y'Imana yarihereraga mu buvumo, yarangiza agasoma dua, agasoma ubusabe, yarangiza gusoma ubusabe, intumwa y'Imana amara gusoma ubusabe agasaba imvura ikagwa. Cyo nacyo ni igitangaza cyaranze intumwa y'Imana Muhammadi Imana Muhammad umugisha. Kindi gitangaza, igiti kumanuka. Urakibona amababi yacyo, urakibona imizi yacyo, urakibona imibyimba yacyo. Igiti kumanuka, cyamara kumanuka kikamutwikira. Cyo nacyo ni ikindi gitangaza intumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yagize gute yakoze. Kindi gitangaza ni ibitangaza birenga 21. Kindi gitangaza intumwa y'Imana mu ntoki zayo yajojotagamo cyangwa se amazi yavaga mu ntoki zayo.
kubera ubugenge bw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rero bavandimwe, ibindi bitangaza intumwa y'Imana yakoze tuzagenda tubiganiraho, ariko sinagenda kubwira iki kindi nacyo, aho intumwa y'Imana Muhammad Imana imamaho n'imigisha, aho ukwezi kwasadutsemo ibice bibiri. Icyo nacyo ni ikindi gitangaza cyaranze intumwa y'Imana Muhammad, Imana imuha amahoro n'imigisha. Rero tubakeneyeho ubufasha, mukora share, subscribe ndetse na comment, mureba kuri iyo nimero iri kunyura aho ngaho muri zo screen zanyu, muduha ibitekerezo birakenewe, kandi aho tumaze kugera ni heza cyane. Turasaba ko namwe mukomeza kudutera inkunga, yaba y'ibitekerezo ndetse n'iy'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Rero yari umuvandimwe wanyu umudawati ryahamye, Iyamuremye Isa. Amahoro y'Imana abane namwe. Shalom. Bismillahirrahmanirrahim. Umudawati ryahamye.